Yes tugwaye ikaze kuri turatsinze wawe. Dukomeje gushimira wowe tubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu bigenda bitambuka hano kuri YouTube channel turatsinze wawe. Tayari ko yari channel yanjye ari channel yawe, ni channel yacu muri rusange. Uyu munsi turi ku itariki 9 z'ukwezi kwa kane, ngira ngo u Rwanda n'isi yose turi mu bihe byo kwibuka abacu b'inzirakarengane bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, aho hari ku itariki 7 z'ukwezi kwa kane. Buri mwaka nyuma y'uko jenoside ibaye twibuka inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi muri uwo mwaka w'1994. ariko uyu munsi ikintu tugiye kureba niki, ikintu tugiye kuvugaho. Ese ushobora kwibaza uti uyu munsi tugiye kuvuga kuki? Tugiye kuvuga kuri Perezida w'u Rwanda His Excellency Paul Kagame. Ese Kagame ajya gufata umwanzuro wo guhagarika jenoside yabanje kuvugana na bane? Ese yabicishije mu zihe nzira? Ese byagenze gute kugira ngo RPF inkotanyi bahagarike jenoside icyo gihe? Ese babinyuje mu zihe nzira? Baribwirije cyangwa hari izindi nzira babicishijemo? Umunsi Kagame amenyesha amahanga ko agiye guhagarika jenoside niba bo nta kintu babikozeho, nyuma y'uko jenoside yakorerwaga abatutsi itangiye, abasirikare bahawe inshingano nshya na General Major Paul Kagame. Icyo gihe niryo peti yari afite cyangwa se ranka yari afite icyo gihe, niwe wari uyoboye urugamba. Yababwiye ko bagomba kuyihagarika ku wa munani, ku itariki 8 Mata mu 1994, nibwo Perezida Paul Kagame wari uyoboye ingabo zahoze ari iza RPA, ubu ngubu arizo zabaye RDF, yamenyesheje amahanga ko agiye gufata icyemezo cyo guhagarika jenoside yari itangiye gukorerwa abatutsi niba amahanga ntacyo abikozeho. We afashe iya mbere agiye kuyihagarika. Icyo gihe naho jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yatangiye byeruye ku tariki 7 z'ukwa kane 1994, nyuma y'umunsi umwe indege yari itwaye Juvenal Habyarimana wari perezida w'u Rwanda irashwe. Ubwicanyi bwahise butangira hirya no hino mu gihugu, by'umwihariko mu mujyi wa Kigali. Ku itariki 8 Mata muri 1994 nibwo Kagame yari yamenyesheje ingabo ze, yahaye amabwiriza abayobozi b'ingabo ko batangira urugamba rwo guhagarika jenoside, mu gihe amahanga yo bari batangiye kwikuriramo akabo karenge. Ni icyemezo cyatangarijwe ku Murindi muri Byumba, ahari ibirindiro bikuru bya RPA cyangwa se RDF. Cyahise kimenyeshwa abadiplomate, ubwo ndavuga icyemezo cyahise kimenyeshwa abadiplomate b'amahanga n'imiryango mpuzamahanga. Abambere bahawe inshingano zo guhagarika jenoside ni abasirikare ba RPA bari muri CND. Ku wa 28 Ukuboza mu 1993 nibwo abasirikare 600 bari bayobowe na Charles Kayonga bahagurukiye
bahagurutse ku Murindi ahari icyicaro cya RPA berekeza mu mujyi wa Kigali. Iyi batayo kandi yabarizwagamo abandi basirikare bakomeye nka General Major Retired Charles Kalamba, icyo gihe wari kapiteni Jacob Tumwine, Emmanuel Rugazora na Kwikiriza. Abo nibo bari barimo mu bari bakomeye. Inshingano z'ibanze z'aba basirikare kwari ukurinda abanyepolitiki ba FPR Inkotanyi bagombaga kwinjira muri guverinoma. Ku wa 6 Mata muri 1994 ubwo indege ya Perezida Habyarimana yahanurwaga, ibintu byahise bihindura isura kuri izi ngabo 600 zari zitegereje guverinoma y'inzibacyuho, maze zitangira kuraswa n'ingabo za leta zari Kanombe na Kacyiru. Nyuma y'uko jenoside yakorerwaga abatutsi itangiye, abasirikare bahawe inshingano nshya na Major General Paul Kagame wari uyoboye urugamba. Yababwiye ko bagomba kuyihagarika. Barwanye intambara idasanzwe, barwana n'inkomere kugira ngo babashe kugenda bavura abari bamaze gutemwa icyo gihe, ndetse ari nako bagenda bahashya umwanzi, bagenda birukana ndetse banafata bamwe mu bari barimo bica abantu icyo gihe. Paul Kagame yakomeje arwana ku batutsi barimo kwicwa icyo gihe, ariko bagenda babashakira ibyo kurya, bashakira ubuhungiro ndetse banabafasha ku bijyanye n'ubuvuzi, ari nako bahangana n'umwanzi. Yewe ntabwo icyo gihe byari byoroshye, ariko ingabo za RPA arizo zabaye RDF zakoze uko zishoboye kose zihagarika jenoside kugeza uyu munsi. Ari nawo mutekano dufite. Nyuma yaho hakomeje urugamba rwo kubaka igihugu, ndetse hashyirwaho na inkiko gacaca kugira ngo abakoze ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi Mata 1994 yewe bihanirwe, haboneka ubutabera muri rusange. Bamwe barizanye, abandi barafatwa, abandi baratoroka. Kugeza n'ubu ngubu haracyari urugamba rwo kugenda bareba hirya no hino ababa bakihishe, gake gake bagenda bafatwa, ndetse harimo n'abahungiye muri Kongo bajya mu mutwe wa FDLR. Kugeza ubu bo batigeze bumva ko bagomba kuryozwa ibyo bakozwe ngo habeho ubutabera, babihanirwe nk'uko abandi babihaniwe. Bo ahubwo bifuza gukomeza guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ari nacyo nk'urubyiruko ndetse n'abaturarwanda n'inshuti z'u Rwanda turimo gukangurirwa kugeza uyu munsi kurwanya icyitwa ingengabitekerezo ya jenoside. n'uwo ari we wese wagerageza kuba yayizana kwicengeza mu banyarwanda, ndetse n'abo bari mu mashyamba ya Kongo kutagirana ubumwe nabo ngo babe bashukashuka uwo ari we wese ngo ajye kwiyungaho, abiyunge, ahubwo bashishikarizwa kumanika intwaro bakaza mu gihugu cy'ababyaye bagasaba imbabazi nk'uko abandi babigenje. Ngaye nguko rero itabarwa ry'igihugu uko ryagenze, uko Perezida Paul Kagame yafashe iya mbere mu guhagarika jenoside, inzira yabicishijemo amahanga yari yateranye igihugu cy'u Rwanda, ariko Paul Kagame akitambika. Ndetse ingabo icyo gihe za RPA ntago twatinye kuvuga yuko zahaburiye ubuzima, kuko urumva ntago wahangana n'umuntu we ataguhitana, ntago ibyo bishoboka. Yes, turagushimiye, dukomeje kubana umunsi ku munsi. Ngende turatsinze, wawe reka tugaruke.